Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Bakristu bavandimwe, kuri uyu munsi w'icyumweru, umunsi duhimbazaho urukundo. Urukundo Nyagasani Yezu agiye kutugaragariza atuvukira, aza kutwigaragariza, aza kutwitangira tw'abanyabyaha bakabije. Ariko kandi ni umunsi tuza kuganira ku mateka yaranze urumuri rwacu Pere Mariya Farikoni kandi akomeje kumuranga, aho yagiye akora ibikorwa bitandukanye hano iwacu muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda, bikamurikira isi yose, nko kuba yararokoye abagera ku 3,000 birenga muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko kandi akabikora atari ukubera indi mpamvu, ahubwo kuko aricyo Imana yari yaramuhamagariye. Ntabyirate, ntabe nk'abandi bakora ibikorwa bihambaye bagashaka kwigaragaza kugira ngo abantu babamenye. Niyo mpamvu rero dutewe ishema no kuvuga uwo muziranenge. Nubwo hari aho yagiye wenda acika intege, ntabwo byabura gucika intege ku muntu ufite umubiri, ariko kandi yaragaragaje n'imbaraga z'umubiri n'umutima, imbaraga za roho zarwanye kuri abo bantu, mu gihe abandi bazungu bari bahunze bagiye iwabo. We rero yaravuze ati singomba gusiga intama zanjye. Intama zanjye nizapfa tuzapfana, nizakira nanjye nzakira. Rero yarabigezeho, yarabakijije nta gushidikanya. Uko gukira kwabo byaciye muri we bivuye ku Mana, kandi nta gushidikanya Imana ntabwo yaca mu cyanduye. Niyo mpamvu tumwita urumuri, urumuri rugiye kuza muri iyi minsi. Yezu Kristu niwe yiyambaje, niwe rumuri rukuru. Rero urwo rumuri Pere Mariya Farikoni yararwambaye, kandi abigaragariza hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko muri paruwasi ya Muhura, ubu ni mu karere ka Gatsibo. Nimucyo rero twifatanye mbere na mbere dutega amatwi ijambo ry'Imana dukura mu Ivanjiri ya Luka, umutwe wa mbere kugera ku murongo wa 16. Amagambo y'Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Habwa ikuzo Nyagasani. Nyuma y'ibyo Nyagasani ahitamo n'abandi 72, maze abohereza imbere ye, babiri mu mujyi yose n'ahandi hose yajyaga kunyura. Arababwira ati imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Nimusabe rero nyir'imyaka yohereza abasaruzi mu mirima ye. Ngaho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasabo k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Urugo rwose mwinjiyemo, mubanze muvuge muti amahoro abe muri uru rugo. Nibaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho. Nahabura azabagarukira. Mugume muri iyo nzu, munywe kandi murye icyo babahaye, kuko umukozi akwiye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi, umujyi wose muzinjiramo,
bakabakira, muzarya ibyo babahereje, mukize abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Naho rero umugi wose muzinjiramo ntibabakire, muzaje muteraniramo, muzaje mu materaniro yabo, muvuge muti dore n'umukungu w'umugi wanyu wadufashe ku birenge, turawukunguse kandi turawubasigiye. Icyakora mubimenye neza, ingoma y'Imana iri hafi. Ndabibabwiye kuri wa munsi w'urubanza, Sodomu izababarirwa kurusha uwo mugi. Iyimbire Korazini, iyimbire Betsayida, kuko ibitangaza byabakorewemo iyo bikorerwa muri Tiro no muri Sidoni, kuva kera baba barisubiyeho, bakambara ibigunira, bakisiga ivu. Nyamara ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiro na Sidoni. Naho we Kafarinawumu, ubona ko uzakuzwa kugera ku bicu, uzaroha mu kuzimu. Ubumva ninjya bayumva, ubahinyura ninjya bahinyura, kandi uhinyuye abahinyuye uwantumye. Ayo ni amagambo y'ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, ntawashidikanya ko Pere Maria Farikoni yatumwe hano iwacu, kandi akaza atumwe n'Imana atitumirije, nk'uko bamwe muri benshi muri iyi minsi bari gushinga amadini y'inzaduka, bakaza bagamije kurya amaboko ya rubanda, bavuga ngo nibazane ibyabo n'utwabo babone gukira, maze bagakurizamo kwicwa n'inzara. Rero muri aka kanya ntawavuga ko ituro ritemewe, kuko na Yezu yaraturaga, ituro riremewe, ariko kandi ntabwo byemewe gutura kugeza ubwo utura n'icyakagutunze. Tanga ariko nawe ubanze wihereho. Ni koko rero, keretse ababihawe bonyine nibo bashobora kwitanga, bakitangira ubutumwa. Abo ngabo ni babandi basiga byose bagakurikira Imana, bakiyegurira by'umwihariko. Ariko ntibivuze ko na buri wese atayiyeguriye, ko muri batisimu twiyegurira Imana, tukayiyegurira n'umutima wacu wose, ariko kandi hakaba n'abandi b'umwihariko, ba bandi bemera guhara byose kubera uwatwitangiye ku musaraba. Ni mucyo rero muri abo ngabo dusabire aba basaseredoti ba Nyagasani bayihaye bakayiyegurira batiziganya. Isengesho ryo gusabira abapadiri. Imana ishaka ko abantu bakwemera kugira ngo bakire, turakwinginga, ohereza abapadiri bigisha abantu bawe inkuru nziza, babatagatifuze, babayobore mu nzira y'ukwemera. Amahanga yose amenye ko ari wowe Mana nyakuri, bamenye n'uwo wohereje, umwana wawe Yezu Kristu. Nyagasani
turasabira abapadiri bose ngo bagukundisha abantu, maze nibarangiza kugutunganyiriza munsi, bazaze kubana n'intumwa zawe mu ijuru. Kandi natwe uduhe kudahemukira Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu no mu gukomezwa, dushyire hamwe nabo mu kurangiza ubutumwa washinze muri kiliziya yawe. Tubisabye twizeye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yesu Kristo, tugiye kugutura ubu buzima bw'uyu mubyeyi Mariya Farikoni. Turagusabye ngo ubwakire mu isengesho tugutura, nubwo tutari tubikwiye rwose. Isengesho ryacu ntabwo ryari rikwiye gusohoka mu kanwa kacu, ariko kandi turakwinginga kugira ngo ugire ubwuzu wakirane mu isengesho ryacu, rihinduke umuti udukiza. Nyagasani, tuzi neza kugira impuhwe, ugatinda kurakara kandi ukagira urugwiro. Niyo mpamvu tukwinginze tugusaba ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Bakristu bavandimwe, nimucyo dukomeze n'ubutumwa dukomora ku mubyeyi wacu Pere Mariya Farikoni, dukomeza igice cyacu cya gatanu nk'umurinzi w'igihango. Nk'uko twabigarutseho mu bice bibanza by'iki gitabo, Padiri Mariyo yishimiye kandi na n'ubu aracyashimirwa kuba yararinze igihango yagiranye n'Imana cyo kwitangira intama ze. Iki gihango Padiri Mariyo yagiranye n'Imana cyaje gushimangirwa na Leta y'u Rwanda, maze ahabwa amashimwe mu byiciro bitandukanye. Ntawashobora kuvuga ngo arangize ibigwi bya Padiri Mariyo mu Rwanda. Amateka ya Padiri Mariya Farikoni yunze ubumwe n'abantu babanye nawe bitewe n'uburyo yabafashije, byaba mu bijyanye no kubegereza Imana ndetse no mu bijyanye n'imibereho myiza. Ni ukuvuga imibereho, ibyo kurya, kwambara, aho kuba, imihanda, amashuri, aho kwitagatifuriza nk'insengero n'ibindi. Iyo ubajije abavuga ko Padiri Mariya Farikoni yabagiriye neza, ntibarangiza kuvuga ibigwi bye. Ubwo hizihizwaga yubile yabo kuwa 27 Ukuboza umwaka wa 2015, bamwe mu bo yafashije bafashe ijambo maze bashimira ubutarangiza Padiri Mariya Farikoni mu maso ya Padiri Mariya Farikoni ubwe, ndetse n'imbere y'abari batumiwe muri ibyo birori bose. Abo bose bahurizaga ku kuvuga ko Padiri Mariya Farikoni ari intangarugero mu bihaye Imana bose, umunyakuri, witanga, ukunda cyane abakristu, kandi agahora abashakira ibyiza gusa, ari nako aharanira iterambere ryabo. Ibi byaje gutuma umwe mu bari aho abaza ikibazo cyatumye abari aho bose bagira agahinda. Icyo kibazo kikaba cyaragiraga kiti ubu muhura ibimeze ite iyo itagira Padiri Mariya Farikoni? Ni nyuma yo kurondora ibikorwa by'iterambere Padiri Mariya Farikoni yagejeje mu cyaro cya Muhura, aho na Caritas ya Paruwasi Muhura iri mu zikora neza muri diyoseze yose ya Byumba. Muri make, bose bahurizaga ku kuvuga ko Padiri Mariya Farikoni ari umugiraneza. Byaba ibitangazamakuru, imiryango mpuzamahanga ndetse na Leta y'u Rwanda, byose bisanga Padiri Mariya Farikoni ari umumisiyoneri wuzuye ingabire y'Imana.
umushumba uyobowe n'Imana. Ibi bishimangirwa n'ibihembo yagiye ahabwa n'inzego, ibigo ndetse n'abantu ku giti cyabo, kandi mu ngeri zitandukanye. Nubwo ntawashobora kurondora ibihembo Padiri Mario yahawe kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoze, turagaragaza bimwe mu byo twashoboye kubonera amakuru. Mbere na mbere turagira ngo twibutse ko Padiri Mario Maria Falcone ubwe atigeze yishimira kuba mwita intwari. Leta y'u Rwanda n'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yo muri Mata mu 1994 ibuka, nibyo byamushyize mu cyiciro cy'abarinzi b'igihango. Yashyizwe muri iki cyiciro nyuma yo kuba yarashyize ubuzima bwe mu kaga akarokora abahigwaga muri icyo gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki gihe yashoboye kwakira impunzi z'Abatutsi zigera kuri 350 zari zahungiye kuri paruwasi ya Muhura yayoboraga, ndetse n'abandi benshi yashoboye guhungishiriza mu bindi bice, bose hamwe bakabakaba 3,000. Ni muri urwo rwego ishyirahamwe ryacitse ku icumu rya Jenoside ibuka bamuhaye igihembo cy'ishimwe nk'uburyo bwo kuzirikana ubutwari bwe mu kurokora abahigwaga binyuze mu kigo mpuzamahanga cy'Abadage MEMOS. Nk'uko twabigaragaje haruguru, Padiri Mario Maria Falcone kubwe ntiyemera kwitwa intwari, ahubwo yemeza ko yakoze ibyari mu nshingano ze nk'umusaseredoti ndetse nk'umukristo by'umwihariko. Yumvaga ko mu gihe nka kiriya kuri we nk'umupadiri nta kindi yagombaga gukora uretse kurinda intama ze kuko zari zugarijwe n'ibirura. Yibuka ukuntu muri icyo gihe hari igihe interahamwe zari zigabye ibitero ku mpunzi yari acumbikiye Muhura, zikaba zari ziturutse mu cyahoze ari komini Murambi. Izo nterahamwe zikaba zari zoherejwe n'uwahoze ari burugumesitiri w'iyo komini Murambi, Jean Baptiste Gatete. Izi nterahamwe zari zemeje ko niba Padiri Mario Maria Falcone akomeje guhishira inyenzi Abatutsi, ko ziri busenye kiliziya zikazicana nawe. Nyuma yo kubura uko yifata mu bijyanye no kurinda abari bamuhungiyeho, akimara kumva ayo makuru, bukeye bwaho yigiriye inama yo guhisha kure abagore n'abana, maze asaba abagabo n'abasore kwirwanaho bakoresheje ibikoresho bisanzwe byabonekaga kuri paruwasi aho. Aha twavuga nk'inkoni, amabuye, ferabeto n'ibindi. Ibyo yabitekereje azi neza ko bitari byoroshye guhangana n'interahamwe zari zitwaje imihoro, impiri n'imiheto. Kuri ibi ukongeraho n'intwaro za gisirikare zirimo gerenade, imbunda n'ibindi izi nterahamwe zabaga zitwaje. Intwari iruta izindi zose ariko Padiri Mario Maria Falcone yakoresheje mu kurwana ku bari bamuhungiyeho ni ugukwirakwiza igihuha mu nkengero za Muhura ko ingabo za FPR Inkotanyi zamaze kwigarurira Muhura n'inkengero zayo. Ibi yabivuze abitewe n'uko n'ubusanzwe byari bizwi ko izo ngabo za FPR Inkotanyi
zari zifite ibirindiro hafi ya Muhura. Bikaba rero byari byoroshye kumvisha abicanyi ko izo ngabo zageze i Muhura. Ikindi ni uko ubwicanyi bukimara gutangira, izo ngabo za FPR Inkotanyi zahise zitangira kugaba ibitero simusiga byo guhagarika Jenoside. Ku bw'amahirwe, ibi nibyo byashoboye kurokora abari bamuhungiyeho, kuko amakamyo yari yuzuye interahamwe yari ageze hafi ya paruwasi Muhura yahise asubira inyuma i Murambi aho yari aturutse. Kandi koko ntibyatinze kuko ingabo za FPR Inkotanyi ntizigeze zibatenguha, kuko zahise zisesekara kuri paruwase Muhura, maze impunzi zose n'abaturage bose bahita batangira kuririmba FPR umuryango w'Abanyarwanda. Nyuma ya Jenoside, Padiri Mario Maria Falconi yakomeje ubutumwa bwe nk'umusaseredoti, aho yakomeje kurwanya akarengane, yomora ibikomere by'abacitse ku icumu rya Jenoside, asaba buri wese guharanira kubana mu mahoro, ariko cyane cyane aharanira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Mu gice cya gatandatu turakomeza tuvuga Pere Mario Maria Falconi nk'indahemuka ya Kristu. Ubwo yakoranaga ikiganiro n'abanyamakuru ku munsi wo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu, ubusanzwe kikaba buri mwaka guhera ku wa karindwi kugeza ku wa 13 Mata. Umunyamakuru agikubita amaso Padiri Mario Maria Falconi no gutangara kwinshi yagize ati, ibigango bye ntibigaragaza ko yaba yarashoboye kurwana ku bantu bangana kuriya. Imbere y'amagana y'interahamwe zari zitwaje intwaro zikomeye kandi zirangajwe imbere n'ubuyobozi bw'ingabo by'igihugu. Byarangiye umunyamakuru yemeje ko Padiri Mario Maria Falconi yabaye umupadiri wagaragaje ubwitange ku buryo bukomeye. Mu by'ukuri buri wese ashobora kwibaza ukuntu Padiri Mario Maria Falconi yaba yararokoye abantu bangana kuriya, mu gihe umuryango w'abibumbye Loni wari wabatereranye, ahubwo ugahitamo gucyura ingabo zawo ndetse n'abakozi bawo, kandi nyamara izo ngabo zarabonaga ko interahamwe zari zirekereje ngo zimarire ku icumu Abatutsi. Ibi kandi koko niko byaje kugenda, kuko ingabo za Loni zikimara gukuramo akazo karenge, interahamwe zahise zirara mu Batutsi ziratemagura. Ibi ni nako byagenze mu bihugu by'amahanga byazanye indege guhungisha abaturage bayo, maze bigasiga Abanyarwanda mu muriro utazima. Yewe n'igihugu cy'Ubutaliyani Padiri Mario Maria Falconi akomokamo cyazengurutse u Rwanda rwose n'indege, gitoragura buri muturage wacyo ngo kimuhungishe. Nyamara ubwo indege y'iki gihugu cy'Ubutaliyani yari igeze i Muhura guhungisha Abataliyani babarizwagayo, harimo na Padiri Mario Maria Falconi ubwe. Padiri Mario we yabateye utwatsi, ababwira ko niba batemeye kumuhungishanya n'impunzi ze, ibyo kumutwara
baba babyibagiwe, kuko adashobora gutererana intama Nyagasani yamuragije. Nyamara nubwo yakoze ibi, Padiri Mario Maria Falconi ntajya ashobora gusobanura aho yakuye imbaraga zo gutsinda ubwoba muri kiriya gihe Abanyarwanda bafataga nk'imperuka. Gusa Padiri Mario Maria Falconi ahamya ko imbaraga yagize muri kiriya gihe zakomotse ku isengesho yavuze muri icyo gihe cyose, wongeyeho n'ijambo ry'Imana yazirikanaga rivuga ngo ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku munsi wa nyuma. Undi munyamakuru waganiriye na Padiri Mario Maria Falconi yatangaje aya magambo: ni umupadiri wicisha bugufi kandi wiyoroshya, ariko witanga bikomeye. Mu by'ukuri, igihe cyose Padiri Mario Maria Falconi aba ashishikajwe n'ubutumwa bwe, kandi ari nako abushyize ku mutima nk'umupadiri w'umumisiyoneri wa Nyagasani. By'umwihariko, Padiri Mario Maria Falconi akunda abana, kugeza n'aho abana b'abanyeshuri bigeze kuza mu Rwanda mu rugendo nyobokamana, bakaba bari baturutse ahitwa i Metugorje mu Butaliyani, aho bibumbiye mu itsinda rya ECOMI. Aba bana bamweretse ko baterwa ishema n'ubutumwa akorera muri Afurika. Iryo tsinda ryiyemeje gutangira gukora ubukangurambaga bwo gukusanya inkunga yo gushyigikira ubutumwa bwa Padiri Mario Maria Falconi muri Afurika. Ibi bituma nibura rimwe mu mwaka Padiri Mario Maria Falconi agomba kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu rwego rwo gusura no gushyigikira iryo tsinda. Ni muri urwo rugendo Padiri Mario Maria Falconi ashyikirizwa inkunga ye igenewe gushyigikira ubutumwa bwe ku mugabane wa Afurika. Iyi nkunga imufasha cyane mu guteza imbere imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda, uburezi, iyobokamana n'ibindi. Ibi byose kandi bikaba bituma abakristu barushaho kwiyegereza Imana. Inyito yo kuba umupadiri w'ubwitange yari yaranayiherewe aho yatangiriye ubutumwa bwe i Birava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yo kwigaragaza nk'umushumba ushyize intama ze ku mutima, aho atatinyaga kuzamuka imisozi n'ibikombe byo muri icyo cyaro cya Birava kugira ngo ashobore kwegera abakristu aho bari hose. Mu buzima bwe, Padiri Mario Maria Falconi akangurira abakristu gukorana umurava, kwita ku bababaye, kubabarira bivuye ku mutima, gusangira ibyiza n'ibibi kuri buri wese nta kurobanura. Mu magambo make, Padiri Mario Maria Falconi avugira abatagira kivurira. Aha turakomeza n'umwanzuro tuzabagezaho ku munsi uzakurikiraho, ndetse bikazanageza ku musozo tugaruka kuri yubile zitandukanye tuzumva, ari nako tuzasoza iki gitabo mu rurimi rw'Ikinyarwanda, tukazakomeza ndetse nyuma y'iki gitabo ubutumwa bwa Padiri Mario Maria Falconi tumaze kumva kandi tuzaba tumaze kumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda, turubagezaho noneho
tububagezaho mu rurimi rw'igifaransa. Nimucyo rero dukomeze dushyigikire kandi twifatanye n'uyu rumuri rwacu Pere Mario Maria Falconi, dukomeza kumusabira kandi twisabira natwe ubwacu, kandi tumwigiraho guca bugufi, kugira urukundo no kurugirira bagenzi bacu, kandi tukamenya gufata umwanzuro no kwemera kuvushwa amaraso tugirira bagenzi bacu. Reka dusubikire aha uyu munsi, tuzagaruka wundi munsi tuganira by'umwihariko kuri Pere Mario Maria Falconi, umwanzuro mbese ukubiye muri bya bindi byose twabonye. Muri aka kanya rero ndabifuriza icyumweru cyiza, aricyo cyumweru cya nyuma mu byumweru bya Adiventi. Adiventi bisobanuye gutegereza. Icyumweru cyo gutegereza nde? Yezu Kristo umukiza wacu. Kikaba cyitwa icyumweru cy'urukundo, Dimanche de l'amour. Kuri iki cyumweru cy'urukundo rero dusabwe gutwara urukundo mu mitima yacu. Urwo rukundo ni Yezu Kristo dutwara mu mitima yacu, tukamugeza mu bandi biciye mu bikorwa, biciye mu isengesho, biciye mu bindi bimenyetso bitandukanye byose. Iyo turi kumwe na Yezu ntidushobora gutsindwa na Sekibi, oya, kirazira. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva, washubije inyuma waje aguhungiyeho, aje gutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakuganya nkuganyira ngo umpagareho kuko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiburengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Amina. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Imana ihoraho igahanga byose, ni wowe ukiza iteka bakwemera. Turatakambira abawe barwayi, tugira ngo ubagirire impuhwe, maze nibamara gukira bazaze kugushimira muri kiliziya yawe, ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo gusabira abarwayi. Imana ihoraho igahanga byose, ni wowe ukiza iteka bakwemera. Turatakambira abawe barwaye, zaba indwara karande, indwara z'umubiri, indwara z'umutima zikomoka kuri Sekibi, kuri roho mbi, indwara twitera twebwe ubwacu tujya mu ngeso mbi, indwara zose zanduza muntu. Turakwereka kandi by'umwihariko abarwayi bo mu bitaro, abarwariye mu ngo, abarwariye mu nzira, abarwariye mu mashyamba, abantu barembejwe n'intambara, abantu barembejwe n'ibiza bitandukanye, abantu nyagasani bakomerewe n'ubuzima kubera indwara karande zimwe zitanakira, izindi batewe n'abantu, izindi biteye. Nyagasani, turagusaba ngo tugirire impuhwe, maze nibamara gukira bazaze kugushimira aho bari hose, bazaze kugushimira binyuze mu isengesho watwigishije. Niyo mpamvu dutinyutse kuvuga tuti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Nyagasani, ugiriye uyu mwanya nicaye hano mvuga izina ryawe, mvuga iyi ntumwa yawe Pere Mario Maria Falconi, ugirire impuhwe abo barwayi bose, ugire impuhwe wakire iri sengesho ngutuye, njyewe umunyabyaha utari ukwiye kugira icyo mvuga, maze uryakire uriho umugisha,
urihindure ribere umuti abantu bose, ribere umuti abo barwayi bose, abashonji bose, abatagira kivugira, n'abandi bose nyagasani ubona bakeneye ubuntu bwawe. Tubisabye twizeye mu izina ryawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.